Ushobora kuba nawe uri umwe mu batekereza ko ubuhanga, ubwenge mu byo umuntu akora buri munsi ari byo umuntu yize kera akiri muto, kandi ukaba wizera ko ibyo ari nk'ihame bitajya bihinduka. Ariko ubushakashatsi bwo bwagaragaje ko atari ukuri, kubera ko uko twitwara mu bibazo, ibyo dukora buri munsi cyangwa se ibyo twirirwamo byose bigaburira ubwonko bwacu ku buryo bugaragara, bikazamura kandi ikigero cy'imyumvire umuntu ariho. Ibi bishobora kuvuga ko byagusaba gusubira ku ishuri, kuzuza akabati kawe k'ibitabo se amasomo menshi kandi akomeye. Ariko kuba umunyabwenge no guhorana umucyo mu byo ukora, smartness no mu bandi, ntabwo bisaba umwanya munini n'imbaraga zidasanzwe. Ikinyamakuru 7/7 nyuma yo kubaza abantu batandukanye barimo abahanga mu buvuzi, ubumenyamuntu, imibanire n'abandi ndetse n'abashakashatsi mu by'imibereho ya muntu, cyagerageje gushyira ahagaragara ibintu 10 by'ingenzi wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikagufasha guhora ukeye kandi uhagaze neza mu byo ukora byose. Mbere y'uko ibi bintu tubivuga, turagusaba gukora subscribe niba utarayikora. Guys, mujye mudufasha, muduteze imbere, natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubanezeze. Nukunda iki kiganiro kandi urakora like ndetse wandike muri comment, murakoze cyane. Ikintu cya mbere gikomeye cyagufasha kuba umuntu usobanutse kandi ufite imyumvire mizima ni ugukoresha neza igihe cyawe igihe uri kuri internet. Buri gihe ugize amahirwe yo kujya kuri internet, ntabwo icyo ukeneye ari ukwandikirana n'inshuti cyangwa kureba amafoto yabo baherutse gushyiraho, cyangwa se kandi kwirebera amashusho ajyanye n'irari ryawe ukumva bihagije, kuko si byiza, nta naho byagukura, yewe nta naho byakugeza. Ahubwo burya imbuga za internet ziba zuzuyeho byinshi, ibintu byiza kandi byagufasha kwiyungura ubumenyi muri byinshi. Urugero, ushobora kwifashisha internet ukiga byinshi mu bijyanye na siyanse, politike n'ibindi. Ushobora kureba ibyegeranyo bivuga ku nkuru runaka zihariye, cyangwa se kandi ushobora no kwihugura mu kibonezamvugo cy'ururimi runaka ushaka kumenya. Ibi byaba byiza kurusha gukururwa n'amarangamutima yawe. Ni byiza rero ko niba ushaka kuba umunyabwenge cyangwa umuntu usobanutse, ugomba kwiga gukoresha neza igihe cyawe igihe cyose ugeze kuri murandasi. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi ni ukugerageza kwandika icyo wize gishyashya. Ntabwo bigomba kuba birebire cyangwa se ngo bigusabe kuba wafata iminota myinshi wandika, ariko gufata akanya gato buri munsi ukagira icyo wandika ushobora kuba wungutse cyangwa se wize, ni kimwe mu bigufasha guteza imbere imitekerereze yawe. Ubishoboye byibura ushobora kwandika nk'amagambo runaka buri munsi ajyanye n'icyo wize uwo munsi. Ibi nabyo byagufasha guhindura ubuzima bwawe mu gihe gito. Guys, ntukajye ubura ikintu na kimwe wize ku munsi, kuko amasaha 24 burya aba ari menshi. Ikintu cya gatatu nacyo ni ingenzi cyane ku banyabwenge benshi n'abandi bifuza kuba nkabo. Ujye ugerageza gukora urutonde rw'ibyo warangije gukora. Igice kinini cy'ubwenge ni ukwigirira icyizere no guhora wishimye. Ibi rero bikore wandika urutonde rw'ibyo warangije gukora cyangwa umaze kugeraho, atari urutonde rw'ibyo uteganya gukora. Ibi bigufasha kwigira icyizere no gushaka gukora ibindi byinshi ngo nabyo bijye kuri urwo rutonde. Igihe rero uzakoresha ubu buryo, ntuzatinda kubona umusaruro, ahubwo uzabona ugeze kuri byinshi utateganyaga kugeraho. Ikintu cya kane nacyo ni ingenzi cyane, kugira inshuti zisobanutse, smart friends. Kugira inshuti zisobanutse ni byiza. Ushobora gutekereza ko wenda bikuraho kuba wakwigirira icyizere, ariko guhora ugendana n'abantu bazi ubwenge no kukurusha ni bumwe mu buryo bwihuse bwo kwiga byinshi. Gerageza rero wigumire mu kigare cy'abanyabwenge. Buriya imyumvire yawe iba ifite aho ihuriye n'inshuti zawe 5 za hafi. Shaka rero uburyo wazengurukwa n'abantu basobanutse mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buri gihe wiyoroshye kandi uba ufite ubushake bwo kuba wagira icyo wigira kuri izo nshuti zawe. Ibi bizagufasha cyane kuba umuntu usobanutse kandi ushobora kugera ku nzozi zawe mu gihe gito kandi mu buryo bukoroheye. Reka tuvuge kuri iki kintu, gusoma cyane.
Gusoma cyane ni ingenzi, yego ibi bigaragara nk'akazi kagoye, ariko iki ni kimwe mu bisubizo byagufasha kuba umuntu usobanutse kandi w'umunyabwenge. Gusoma ni ingenzi cyane, ibitekerezo biba byinshi iyo haje igitekerezo cyo gushaka kumenya ibyo gusoma byiza mu guteza imbere ubwonko. Bamwe batanga ibitekerezo bavuga ko umuntu yasoma ibinyamakuru akabivaho ajya byibuze ku bitabo, ariko icy'ingenzi ni ingano y'ibyo usoma. Soma byinshi kubera ko burya abahanga babika ibitekerezo byabo mu nyandiko. Niyo mpamvu rero niba ushaka kumera nk'abo banyabwenge, ukwiye kwihatira cyane gusoma ibitabo cyangwa se ibindi bitandukanye kugira ngo ukomeze kwiyagura mu bumenyi butandukanye. Ikintu cya gatandatu ni ugusobanurira abandi ibyo uzi. Niba udashobora kubisobanura mu buryo bworoshye, ubwo ntabwo ubyumva neza. Aya ni amagambo y'umuhanga Albert Einstein. Ushobora kumenya neza ko wize neza mu gihe wabasha gusobanura ibyo wize, kandi burya iyo ubisobanurira abandi nawe uba uri gukarishya ubwenge neza. Mbere yo kwemeza ko wize neza, itonde ubanze umenye niba ushobora kubisobanurira undi muntu. Buri kintu icyo ari cyo cyose wize, cyaba gito cyangwa kinini, kigumane mu bwonko kugeza igihe nawe ushobora kucyigisha undi muntu. Biroroshye kuba wagira icyo wiga, ariko kubigumana mu mutwe no kubasha kubyigisha abandi nibyo bigaragaza ubuhanga. Rero sobanurira bagenzi bawe ibyo uzi, uraba uri gutera intambwe yo kuba umunyabwenge kandi umuntu usobanutse. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni ukugerageza gukora ibintu bishya. Urugero rufatika rwatangwa hano ni uwashinze sosiyete ya Apple, Steve Jobs. Nyuma yo kuva ku ishuri akoresheje ubugeni yari yarize, yagerageje kuba yakora ikintu gishya nawe ubwe atari asanzwe azi. Nta muntu watekerezaga ko byazagera aho bigeze ubu. Ukoresheje ubumenyi ufite, ubu ushobora gukora ikintu gishya, wabona kibaye icy'agaciro mu bihe bizaza. Ukeneye rero kugira ubushake bwo guhanga ibintu bishya. Nshuti yanjye, ntabwo uzigera ugera ku bifatika mu gihe udashobora guhanga ibishya. Rero niba ushaka kuba umunyabwenge kandi umuntu usobanutse cyane, ugerageze guhanga ibishya, bizagufasha kugera ku ntego zawe. Ikintu cya 8 cyagufasha gutera intambwe ikomeye ukaba umunyabwenge ni ukugerageza kwiga ururimi rushya. Ntabwo ukeneye kuba wahita ubintyoza muri urwo rurimi rw'amahanga wahisemo kwiga. Ushobora gutangira kwiga ururimi rw'amahanga wicariye ku ntebe mu biro iwawe cyangwa se mu rugo. Hari imbuga za interineti z'ubuntu zigisha indimi. Ushobora kuba utazi izo mbuga, ariko twakubwira zimwe muri zo. Wakwifashisha Live Mocha, Duolingo cyangwa se Memrise. Izi mbuga ni zimwe mu mbuga z'ubuntu zagufasha kwiga indimi, bikaba byatuma uva ku rwego rumwe ukagera ku rundi, kandi ukaba uteye intambwe ikomeye mu nzira zo kuba umunyabwenge kandi umuntu usobanutse cyane. Reka tuvuge kuri iki kintu. Gerageza gufata umwanya wo gutuza muri wowe. Gerageza guha ubwonko bwawe umwanya wo gutekereza ku byo wize. Ushobora kwicara ahantu hatuje cyane buri munsi uko ubonye akanya. Ibi ni ingenzi ku mikorere myiza y'ubwonko bwa muntu. Utekereze ku byo wiriwemo umunsi wose. Hari uzakubwira ko abitekerezaho iyo ari muri siporo yiruka, ariko kwitekerezaho burya ni kimwe mu bintu byagufasha guhindura ubuzima bwawe mu gihe gito. Reka dusoreze kuri iki kintu kiza ku mwanya wa 10, ni ukugerageza gukina utukino turuhura mu mutwe. Imyinshi muri iyi mikino ikinirwa ku mbaho zishushanyijeho. Ni kimwe mu byo wakora bikagufasha kuruhuka. Urugero, kina dame, igisoro, biyari cyangwa se indi mikino niba ubishoboye. Gerageza gukina iyi mikino kubera ko iyi mikino igufasha kuruhuka ndetse no gutekereza vuba mu gihe uba wiriwe muri byinshi kandi biruhije. Ngayo nguko nugerageza gukora ibi bintu, uzabona ko ubuzima bwawe buri guhinduka kandi buri kugana mu nzira nziza zo kuba umuntu usobanutse kandi w'umunyabwenge. Guys, rero turabashimiye kandi tubibutsa gukora subscribe, like na comment, mutubwire byinshi mutekereza kuri iyi nkuru. Imana ibarinde mwese. Ciao, shalom.